Ibihe byiza bakunzi bacu tubahaye ikaze ku ijambo ry'umutima. Tubashimiye ko mukomeje kubana natwe, turabasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore share ndetse no mujye muri comment, mutubwire icyo mwifuza ko twabagezaho. Tubwire icyo twakosora ndetse n'icyo twakongera mu byo dukora. Tubahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku muntu udasanzwe ndetse w'ikirangirire, umuntu w'ikimenywa bose wamenyekanye ku isi ndetse n'abatamuzi abenshi bamutatse mu nzu zabo ndetse n'abenshi bamufiteho ubuhanga n'ubumenyi butandukanye ko bafashe umwanya wo kumwiga. Ni inkuru ndende ariko itarambiranye igiye kugaruka kuri deacon. Abenshi bamufata nka Yesu cyangwa se abenshi bamufata nk'ikirangirire, abenshi bamutatse mu nzu zabo, abenshi bamwifuzamo ndetse bamusengamo nk'aho ari we Yesu wa nyawe. Ni umugabo wakinnye yitwa Yesu. Uwo ni deacon tujya kugarukaho uyu munsi. Mu mateka y'isi ya sinema hari amazina make cyane yahindutse mu buryo abantu bumva inkuru za Bibiliya. Ariko rimwe na rimwe uwinjira mu mwanya ukomeye si uwahisemo kuwugumamo, ahubwo aba ari uwahuye n'amahirwe adasanzwe. Uyu munsi turinjira mu buzima bw'umugabo wamenyekanye ku isi yose kubera gukina yitwa Yesu. Uyu yakinnye yitwa Yesu, ariko nyamara we ubwe ntiyari umwizera ndetse ntiyari umwemera wa gikristo. Uwo mugabo tugiye kugarukaho ni deacon. Uyu deacon ni umwongereza wabaye ku ruhande rw'abakinnyi ba filimi bazwi ku isi yose, ariko nanone ku rundi ruhande akaguma mu buzima bwe bwite bwihariye kandi butuje kandi buri kure y'umuziki ndetse n'ibyamamare. Ubwana bwe, amavu n'amavuko ye, uko yakuze ndetse n'uko yaje kwisanga muri filime yitwaga Jesus nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro cyacu cya none. Turabasaba kudukurikira mubane natwe kandi tubahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Deacon yavukiye mu mujyi wa Oxford mu Bwongereza ku wa 13 Gashyantare 1949. Yakuriye mu muryango usanzwe, ntiwari ufite amafaranga cyangwa se ntiwari ufite n'izina rihambaye, ariko watoje abana babo kugira indoto zisumba imbibi cyangwa se zisumba uko bari muri icyo gihe. Mu myaka ye y'ishuri ntabwo yari umuhanga cyane mu masomo ya siyanse cyangwa imibare, ahubwo deacon yakundaga kugaragara mu bijyanye n'imikino ngororamubiri ndetse akunda gukina n'amakinamico y'ubumenyingiro. Icyo gihe nubwo yatangiye kumva ko afite impano yo kuvuga, kwiyerekana ndetse no kwinjira mu mwanya w'undi muntu cyangwa se gukina film aho ukina umwanya w'undi muntu, yatangiye muri Oxford Youth Street aho yafungurije amahirwe menshi urubyiruko rwakundaga kurota ibijyanye n'ubuhanzi. Muri iyo myaka deacon ntiyabaye icyamamare vuba kuko yaranzwe no gukora imirimo iciriritse, ari byo gusukura amadirishya y'abakire, gutwara imodoka y'umucuruzi w'inyama ndetse n'indi mirimo yose iciriritse y'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo agere aho ava ndetse agere n'aho agera. Gusa mu mutwe we hahoragamo ikintu kivuga ngo azahindura isi kandi izahinduka mu buryo bwe ashaka ndetse izamumenya byanze bikunze. Gutinyuka kugera ku nzozi ze mu myaka ye yo mu ntangiriro z'ibihumbi, yafashe icyemezo cyatumye ahinduka ibyo azaba. Yimukiye mu mujyi wa London aho amafilime yakinirwaga ndetse ahari hatuwe n'ibyamamare. Niho yinjiriye mu ishuri rikomeye ryigisha abakinnyi ryitwaga Douglas Academy of Dramatic Art. Rikaba rimwe mu mashuri yakozwemo abakinnyi ndetse yizwemo n'ibyamamare bikomeye cyane n'abakinnyi bakomeye cyane mu Bwongereza. Aho niho deacon yabonetse nk'umukinnyi ufite umwihariko, afite uburebure butangaje ndetse bugaragara, ufite isura y'imbabazi cyangwa se ugaragara nk'umunyembabazi, ufite ijwi rituje, byose byafatwaga nk'inyenyeri igenda ikura mu buryo butangaje. Mbere yo gukina nka Yesu, deacon yari amaze kwigaragaza mu mafilime atandukanye ndetse make ya drama ndetse no muri Treat yari azwi nk'umukinnyi utuje ariko wimbitse, bidakunda ko byahura n'icy'abandi bita icyamamare. Nubwo we yari icyamamare mu buryo busanzwe bw'abantu basanzwe, we ntabwo yabikundaga. Yari umuntu ufite impano ariko udashaka ko isi yose imureba, adashaka umuvundo w'amafoto cyangwa se abamufotora cyangwa itangazamakuru riza rimusanga rimushaka kumufotora cyangwa rishaka kumuganiriza. Ibi byose rero byahindutse mu mwaka w'1979 ubwo mu 1979 abari bafite filimi yiswe Jesus bashakaga umuntu ufite isura ituje, amaso agaragaza imbabazi n'ubwitonzi kandi ushobora kwitwara neza mu mwanya w'umuntu uvugwa n'amamiliyoni ku isi yose.
bashakaga umuntu utari icyamamare kugira ngo abantu bazajye bamureba bumva ko ari Yesu bareba, batareba umukinnyi gusa cyangwa se batareba icyamamare. Nibwo deacon yatoranyijwe uwo munsi. Maze ibyari ibyo kwihisha itangazamakuru n'ibyari ibyo kwihisha rubanda bitangira gushyirwaho akadomo, atangira kumenyekana kuko byaje kurangira ari utoranyijwe gukina muri iyo filime. Byari ibintu bitangaje cyane kuko nta na rimwe yari yarakinnye nk'umunyamwuga wo mu rwego rwo hejuru kuri urwo rwego rwa Bibiliya. Icya kabiri cyari gitangaje kuri uwo munsi, deacon nta nubwo yari n'umukristo, yari anafite imyemerere ikomeye ijyanye n'iyo filimi kuko yumvaga atanabyumva neza, na cyane ko atari umukristo. Ntiyari azi neza ko iyo filimi izaba imwe mu zirebwa cyane ku isi kugeza ubu. Ariko nanone umwanya waje kumuhindukira amateka n'izina rye rihinduka ikirangirire mu buryo atatekerezaga. deacon byarangiye abaye ikirangirire bitewe n'iyo filimi yemeye gukina. Abantu benshi bagiye bareba filimi ya Jesus bagiye bibwira ko deacon ari umuntu ufite ukwemera gukomeye cyane cyangwa se ufite ubuzima bw'iyobokamana, ariko we ubwe yabivugaga mu biganiro bitandukanye ndetse anavuga ko atari umuntu uharanira ibikorwa by'iyobokamana, ndetse akanavuga ko yari umukinnyi uri gukora akazi ke gusa, atari uko ibyo ari gukina byemera. Yitaga ukuri cyangwa se yitaga kwiyoroshya nk'umurongo mwiza wo gukina filime ye. Abandi bamutekerezaga yuko ari umuntu mwiza ndetse umuntu ukomeye ushobora kuba yaba icyitegererezo, ndetse benshi barebaga iyo filime batekerezaga ko ari umuntu utagira icyaha na kimwe. Ibyo byatumye filime ye irushaho kugera ku bantu benshi. Isura ituje yatumaga ibyanditswe byera bigira ingaruka kurushaho bitewe n'abareba iyo filime. Nyuma yo gukina Yesu, abantu benshi ku isi batangiye kumumenya. Hari abamuhamagaraga nk'aho ari Yesu nyirizina, hari n'abamwandikiraga ibarwa bamubaza ibintu bijyanye no gukira, Imana ndetse no gutabarwa. Ariko deacon we yakomeje gukina izindi filime mu ngeri zitandukanye, ariko kandi nta wundi mwanya wigeze usumba uwo yari ariho ubwo yakinaga yitwa Yesu. Kubwe ibyo ntibyari ikibazo, yashakaga guhora ari Brian aho kwitwa Yesu cyangwa se Jesus. Umuntu usanzwe niwe yifuzaga kubaho, ufite umuryango n'akazi ke kandi ka buri munsi. deacon yashatse inshuro ebyiri. Mbere yashakanye n'uwitwa Lula, bagirana umwana umwe, nyuma arongera arashaka, aguma mu buzima bwe bwite. Inyuma y'amashusho, umuntu utuje utemera igitekerezo kimwe ko kimurenga. Ikintu gitangaje deacon ni mu buryo yakomeje kubaho ubuzima butuje cyane, nubwo filime yakinnye ifatwa nk'iya mbere cyangwa se nk'iyarebwe kurusha izindi ku isi yose. Isura ye yabaye icyicaro cy'ubutumwa bw'iyi si yose, ariko we ntiyigeze ashaka kwimenyekanisha. Ni nk'aho yari umuntu watoranyijwe n'amateka, ariko ntibihindure ubuzima bwe bwite busanzwe. Ikintu gitangaje cyane kuri deacon ni uburyo abantu benshi bamufata nk'aho ari umukiza bitewe n'iyi filime yakinnye, ariko we igitangaje ni uko kuri we ntabwo ari n'umukristo, ndetse nta nubwo yemera Imana mu buryo bwa gikristo cyane, ndetse ni n'umuntu usanzwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi gitangaje ni uko afite umuryango, ndetse nta nubwo yigeze ashaka rimwe, kuko kuri ubu ngubu bivuga yuko afite abagore babiri ndetse bose babyaranye. Ikindi kandi deacon nubwo agaragara nk'umukiza koko, iyo umurebye mu maso asanzwe ari umuntu usanzwe, ndetse ni n'umuntu wakinnye filime zitandukanye, sibye ko yamumenyekanishije cyane ari iya Yesu. Icyihariye cyane kuri deacon kandi ni uko yabaye umuntu w'ikirangirire, ariko kandi agakomeza kubaho ubuzima bwe busanzwe. Ikindi yasabwa kutongera kugira izindi filime akina, warabyanga arashaka yuko yaguma mu buzima bwe busanzwe butamutandukanya nawe bwite. deacon ni n'urugero rwiza rw'ukuntu umuntu ashobora gukora akazi kamwe kagahindura isi yose, ariko we akaguma mu miterere ye isanzwe. Nubwo yakinnye Yesu ubwe, ntiyari afite imyemerere ikomeye yerekana uwo mwanya. Yari umukinnyi ubizi, ukora neza ibyo ashinzwe, kandi ukomeza kuba umuntu wo mu buzima busanzwe. Weri deacon twagarukagaho, ndetse tubifurije ibihe byiza. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Inkuru zacu nakagaruka. Ini ijambo ry'umutima, mukande subscribe kandi mukomeze muturebe kandi mudukunde.
inkuru zacu rero turabashishikariza gukomeza kuzumva kandi mukomeze mubane natwe. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Ibihe byiza. Ciao ciao.